Muntu w'Imana twongeye guhurira kuri ino platform, reka nongere gusuze mu izina rya Yesu. Nanone tugize andi mahirwe yo kongera kuramuka kugira ngo twongere kuganira iby'Imana. Imana ihabwe icyubahiro kubw'uyu munsi yatwongereye. Dukomeje urugendo rwacu twatangiye, kandi uyu munsi ni umunsi wa 14. Tugeze muri kimwe cya kabiri. Imana ihabwe icyubahiro. Yakomeje gukora ibikomeye, yakomeje kutubera Imana mu buryo bwinshi, cyane cyane ku rwanjye ruhande. Ndashima Imana cyane kuko ibitangaza bikomeye Imana yagiye ikora muri ibi byumweru bibiri bitambutse. Imana ihabwe icyubahiro, kandi iteze ko n'ibyumweru bibiri bikurikiyeho izakomeza gukora ibitangaza. Mbere y'uko nkomeza, hari ibintu bingahe bigera kuri bitatu nshaka kugusaba. Icya mbere ni uko ngushimira. Ndagushimira ko wabanye nanjye ukamfasha kuba aha hantu, kuko ni wowe byateguriwe. Warahabonetse rero, Imana iguhe umugisha. Kuba wari uhari nkabona ko wahabonetse nubwo ntakuzi, ariko byanteye akanyabugabo no kugira ishyaka n'umwete wo gukomeza kubikora. Icya kabiri, ndashaka umwanya kurarika nanone kugira ngo ukomeze kumfasha, kandi icyo nkurarikira ni ukumfasha kubwiriza. Se wamfasha kubwiriza gute? Ni ukubisangiza abandi. Ntabwo nakunze guhamagarira abantu gukora uyu murimo, ariko burya gusharinga abandi link, ahari nta mwanya ufite wo kubitegura, yenda uranabisobanukiwe kundusha, ariko nta mwanya ufite wo gutegura ibi bibwirizwa kugira ngo uzajye kubiha wa wundi, ahari bizatwara n'ikindi gihe, ariko kumusharinga link biroroshye kugira ngo amenye iby'uko kuri. Ahari uzabiheraho ubisobanura biruseho, ahereye ku byo yumvise, maze umusobanurire byinshi. Imana izabigushoboze. Kandi nawe ntabwo urugendo rwacu ruzarangirana n'ino gahunda y'ijambo ry'ahantu gusa. Tuzakomeza kugira ibindi byigisho dushyiraho, tuzagera gukomeza ibindi biganiro byiza, byaba iby'ubuzima, byaba iby'ijambo ry'Imana, n'ubumenyi dukeneye kugira. Umugambi ni jye na Yesu Kristo rero azadufasha kugira ngo turusheho gukuza isano nawe mu buryo bwinshi, kandi rwose ntabwo tuzahomba. Kubw'ibyo rero nagusaba, niba utarakanda subscribe kugira ngo ujye umenya yuko twahagejeje icyigisho, uzayikande. Ndetse n'ibyigisho bishobora kuba bitakumvikana bitewe n'uko nta mwanya uhari wo gukomeza kubyuza, kubitekerezaho cyane, kubera ko buri munsi dushyiraho icyigisho. Ariko hari wazagaruka hanyuma kugira ngo wongere ubisubiremo. Imana izabigushoboza. Icya nyuma, ndashaka gupresenta igitabo. Kibumbuye. Igitabo kibumbuye nakomeje kuvugaho ni iki ngiki. Cyitwa igitabo kibumbuye, igitabo cy'umuhanuzi Daniel. Kino gitabo kibumbuye ni njye wacyanditse, Habyarimana Eric, kandi gisobanura ubuhanuzi bwa Daniel. Ibintu byinshi nabwirije byanditse muri iki gitabo. Byinshi ni byanditse muri iki gitabo, nubwo hari andi makuru agenda yakirwa amashyashya, yewe na commentaire zikaba nyinshi, kuko inyandiko akenshi bayanditse mu ncamake, ariko nzi ko umuntu wasomye iki gitabo abasha kubona amakuru arutayo nabwirije. Hari amakuru ntagenze. Urugero ni ibijyanye n'ibihe, tukavuga ngo ibihe byabaye iki gihe n'iki. Ntabwo nari kubivuga byose. Ni igitabo gifite amapaje 342. Rero ntabwo nabasha kubivuga mu minsi 28, kubera yuko slide mba ndi buvuge iba ari slide 10 gusa. Imana izagushoboze rero kugira ngo ahari uzatunge kino gitabo. Igitabo ubasha kukibona mu buryo bugera kuri butatu. Uburyo bwa mbere ni uko nabivuze ko twashyizeho genayesu.org, ni website, kandi iyo website twashyizeho iki gitabo cyitwa nyine igitabo kibumbuye. Uzakande muri kona yitwa igitabo kibumbuye, uzabasha gusoma kino gitabo ku buntu, nta mafaranga bigusabye. Uburyo bwa kabiri ni uko ubasha kudushyigikira muri uyu murimo ugura kino gitabo. Ubasha kukigura mu buryo bubiri. Ubwa mbere, abari hafi babasha cyane cyane kujya mu mujyi wa Kigali, babasha kukibona muri library igurisha ibitabo yitwa
Bright Bible iboneka hariya kuri ADPR ya Nyarugenge, hafi y'isoko rya Nyarugenge hari inzu y'ibitabo. Icyo kitabo rero uzagisangamo, ni agakona kegereye urusengero rw'aba ADPR rwa Nyarugenge. Uzabona ahantu bagurishiriza ibitabo, uzarebe muri Bible Right World uzasangayo kino gitabo. Kandi ubasha nanone kukigura online, nubwo uburyo butaratunganywa neza, ariko utwandikiye twakikugezaho kuri ya website yitwa gendayesu.org. uzasangaho page waguriraho kino gitabo online, ukabasha kubona PDF yacyo yegeranye. Imana izagushoboze kugira ngo ubutumwa bukugereho. Ni igitabo cyiza, abagisomye bavuze ko ari cyiza, kandi nanjye ndagikunda. Ntabwo cyaje gusimbura ibindi bitabo bivuga kuri Daniyeli, ahubwo cyaje kubyunganira kugira ngo turusheho kunguka byinshi, twitegura Yesu Kristo ugiye kuza ngo twumve ijambo yatubwiye kwitaho muri iki gihe cy'imbere. Imana igushoboze. Reka rero dukomeze urugendo rwacu, kandi uyu munsi wa 14 tugiye kuganira amagambo asamaje. Ni amagambo meza, kandi ni amagambo ashyira umusozo ku byo twaganiriyeho mu mugabane ubanza. Ndagira ngo nkwibutse yuko Daniyeli igabanijemo imigabane ibiri. Hariho umugabane w'amateka, hakabaho n'umugabane w'igitabo kijyanye n'ubuhanuzi. Umugabane w'amateka uhera mu gice cya mbere kugeza igice cya 6. Nibyo tumaze iminsi tuganiraho. Uyu mwanya rero ndagira ngo dufate conclusion, ndagira ngo dufate umusozo, dushyireho umwanzuro, dupfundikire umugabane w'amateka mu nsanganyamatsiko ivuga ngo ibyabayeho kera nibyo bizongera kubaho. Reka tubanze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Tugushimiye ko uduhaye andi mahirwe yo kuzamura ibyanditswe byera. Reka nanone dusabe Mwuka Wera kugira ngo aduhishurire ukuri kwawe mu izina rya Yesu. Amen. Ibyabayeho kera nibyo bizongera kubaho, kandi reka mbanze nkwibutse amagambo twagiye tuganira. Ndagira ngo nkwibutse ko igitabo igice cya mbere twaganiriye iby'abasore bane. Umusore witwa Daniyeli, umusore witwa Mishayeli, umusore witwa Azariya, umusore witwa Hananiya. Aba basore baje guhindurirwa amazina. Umwe yitwa Beliteshazari ariwe Daniyeli, undi yitwa Saduraka, undi yitwa Abedenego, undi yitwa Meshaki. Ariko aba basore bari abasore bahuye n'ubuzima bwenda gusa nk'aho ari bwiza uburebeye inyuma, kubera yuko nubwo babaye abanyagano mu gihugu cy'i Babuloni, umwami yabafashe neza. Cyambere yabahaye buruse bajya kwiga mu mashuri y'abanyabwenge b'i Babuloni, kugira ngo baminuze iniverisite zaho, bigishwe iby'ubwenge byabo bw'abakaludaya. Icya kabiri ni uko bahinduriwe amazina, maze baragenda bahabwa amazina abahesha icyubahiro i Babuloni. Yari amazina ajyanye no kuramya ibigirwamana, ajyanye no kuzamura inarijye nk'uko twabibonye. Niko gahunda ya Satani iteye nyine. Icya gatatu ariko ni uko bahawe kurya ku byo kurya by'umwami, ku buryo bagomba kuzaba basangira n'umwami utegeka isi, umwami uhebuje abandi bami bose. Ariko abantu b'Imana bamenye yuko ari imitego ya Satani, maze umurongo wa 8 uravuga ngo maze Daniyeli agambira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywagaho. Nicyo cyatumye asaba umutware wabatwaraga kugira ngo abahindurire gahunda. Ibyo twabonye impamvu yabyo ndetse n'ingaruka byagize zikomeye, yuko babaye abanyabwenge kurusha abandi banyabwenge bose b'i Babuloni. Kandi Imana ngo iha Daniyeli mu buryo bw'umwihariko impano yo guhanura, impano yo gusobanura inzozi ndetse n'amayerekwa. Ni ubutumwa twabonye bukomeye cyane, ubutumwa bujyanye no kwirinda. Ndetse hari amagambo twashimangiye ko bitari gukunda yuko iki gitabo kiboneka iyo bari abasore baza kurya kuri bya biryo. Nuko rero kwirinda gufite umugabane munini cyane, umugabane werekeye gusobanukirwa ubuhanuzi. Igice cya kabiri twabonye abandi iyindi nkuru. Igihe bari bamaze gusohoka, umwami yaje kurota inzozi, ariko inzozi zaje kubura uzisobanura, kubera yuko zasabaga ibintu bikomeye. Zasabaga kubanza kuvuga izo nzozi ubwazo, zigasaba no gusobanura izo nzozi. Maze abanyabwenge bose bananirwa gusobanura iby'izo nzozi, maze abantu b'Imana barasenga. Twabonye rya tsinda ryo gusenga rya bane nyine, ko gusenga gufite imbaraga ibasha guhishura n'ibihishwe.
abantu b'Imana, Imana yiteguye kubasobanurira no kubahishurira ukuri kudasanzwe kw'ibyenda kubaho. Twabonye amagambo ari muri Amosi igice cya 3:7 yuko Imana ivuga iti ni iby'ukuri ko Uwiteka atazagira icyo akora atarahishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibyenda kubaho. Abantu b'Imana barasenze. Twabonye isengesho ribasha guhindura amateka. Isengesho ry'abantu b'Imana baciye bugufi bakajya ku karago bagapfukama bagasenga. Mbega amahirwe yo kugira itsinda ryo gusenga, kandi gusenga kutajegajega, gusenga kubasha kuritura ibihome bidasanzwe. Igice cya 2 cya Daniyeli ni igisubizo cy'isengesho, kandi twabonyemo ikindi kintu gikomeye, yuko Imana yagaragaje master plan, yuko Imana imenyera iherezo mu itangiriro, maze ikabasha kuvuga ibizabaho mu gihe cya kera. Twahishuriwe ubuhanuzi bukomeye cyane bw'uko ibintu bizamera uhereye mu gihe cy'umuhanuzi Daniyeli kugeza igihe Kristo azagaruka. Ni ubuhanuzi bukomeye, n'ubu hari byinshi tutarasobanukirwa muri bwo, cyane cyane ubwerekeye amano n'ibirenge, kubera yuko harimo ibitarasohora. Dukomeza kwibaza ibyabo, dukomeje gucukumbura, dukomeza gusaba Mwuka w'Imana ngo dusobanurire iby'ubwo buhanuzi. Mbega ubuhanuzi butangaje, mbega ukuntu Imana yacu yahishwe kandi bizabaho. Niyo mpamvu abantu b'Imana bagenda bafite roroma, bagenda bafite ikarita, bavuga bati tugeze aha, tugiye kugera aha, vuba bidatinze bigiye kugenda bitya, kubera yuko bahishuriwe ibitarabaho bitarabaho nyine. Imana ihabwa icyubahiro. Igice cya 3 kitubwira icyaje kubaho, yuko umugabo witwa Nebukadinezari yaje gushaka kuvuguruza bwa buhanuzi bw'Imana. Ubuhanuzi bwavuga ko hazabaho gusimburana kw'amahanga, kubera yuko nta ngoma zidashira, ahubwo ubwami buhanguka hakimika ubundi, maze aravuga ngo reka mbivuguruze. Cya gishushanyo kigaragaza uko amami azagenda asimburana, ntigire ubwami bumwe, kandi ubwami bwanjye bushushanywa n'izahabu. Maze arema igishushanyo kidasanzwe, agitereka mu kibaya cya Dura, kugira ngo abazakiramya babashe kurokoka, kandi abatakiramya bajugunywe mu itanura ry'umuriro. Nabwo twabonye abantu b'Imana banamba ku Uwiteka, bafite kwizera, kandi ukwizera kunesha iby'isi, utitaye ku magara yabo, ahubwo ukwizera kugundira amasezerano y'Imana. Kandi Imana yarabarokoye nk'uko twabibonye. Maze ikintu Daniyeli yari yibagiwe gikomeye, bamenye Nebukadinezari yari yibagiwe ibuye, yuko muri bwa buhanuzi hari ibuye ryaje rikaritura igishushanyo. Nuko rero ryabuye yari yibagiwe, baze ryaraje, uwo ni Yesu Kristo, riritura cya gishushanyo cyari gihagaze mu kibaya cya Dura, kubera yuko yaje abana n'abana be, maze Nebukadinezari akorwa n'isoni z'ibyo yibwiye yuko abasha kuvuguruza iby'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko hari ikindi kintu twigiyemo gikomeye, bijyanye n'imiziki, bijyanye no gukora kwa Satani nyine muri ino si y'i Babuloni. Mbega ukuntu umuziki uteye ubwoba muri iki gihe, ibyo nabyo ahari urabyibuka neza. Twarakomeje tugera mu gice cya 4, kandi igice cya 4 twabonye umwami Nebukadinezari yongera kurota inzozi zimwerekeye, inzozi zashushanyaga ibintu bikomeye cyane, yuko azamera nk'inyamaswa, akarisha ubwatsi n'inshinge. Byari biteye ubwoba, ariko byari bifite umugambi mwiza. Imana iravuga muri Yeremiya igice cya 29:11, iravuga iti nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbaremwe umutima ujye muzabona hanyuma. Ahari waba uri mu kaga, waba uri mu bigerageza, wabona ibyo ugerageza bitagenda neza, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo burya ntabwo ari bibi kuri wowe, ahubwo ni byiza, kugira ngo Imana itegure umutima wawe, kubera ko ikwifuriza ikirushaho kuba cyiza, ubugingo buhoraho. Ibyo uharanira muri iyi si uzabibamo imyaka ahari usigaje ubuzima bwawe ntazi uko ingana, ariko imyinshi ni 70 cyangwa 80. Ariko Imana yashaka gutegura ubugingo bw'iteka ryose, nuko ikemera yuko muri ino myaka 80 ugira igihe runaka ubabazwamo, kugira ngo igutegurire kuzabona ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Twabonye ko Imana ibasha kugarura uwari waranyazwe na Satani, nubwo yaba ari mu nzego zikomeye, nubwo yaba afite icyubahiro giheranije, ko ubuntu bw'Imana bubasha kugera ku muntu uwo ari we wese. Imana ishimwe. Igice cya 5 twabonye iby'umwami Belushaza, ibirori bidasanzwe byashyizeho iherezo amateka y'ubwami
bwa Babuloni, barasinda, baranywa, baravuyarara. Kandi twaje kubona icyo birengurizaho cya Babuloni yo mu by'umwuka. Nshuti y'Imana, iyi twarayibonye yuko ifite igikombe cy'izahabu, bigaragara yuko ibitse iby'agakiza, ibwiriza Yesu Kristo we gakiza kacu. Ariko muri icyo gikombe, muri iyo sura y'ubukristo, harimo ibizira bidasanzwe. Uyu munsi ni itariki ya 14, nibutse umunsi wa Sevalanti. Iyi nayo ni inzoga ya Babuloni abantu benshi banyoye, kandi baba abanyamadini n'abatari abanyamadini bamaze kuyiwaho, kubera yuko ibyahishwe igice cya 17 byaratubwiye ngo uwo mugore yasindishije amahanga yose yarasinze inshuti z'Imana. Kandi ndagira ngo nguhe urugero rumwe rukomeye cyane. Ni uyu munsi w'itariki ya 14, tariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri, abantu bizihizaho Sevalanti. Mbega Sevalanti ukuntu yamaze kuba popular, yamaze kuba umunsi mpuzamahanga, umunsi w'abantu bose, abakristo n'abatari abakristo, ubanza n'abayisilamu bajya baziriza Sevalanti, kubera ko byamaze kujya mu mitima y'abantu, kubera yuko abantu bamaze gusinda inzoga z'i Babuloni. Mbega akaga gakomeye cyane. Sevalanti ze ni muntu ki? Uyu mugabo witwa Valentine nibo abantu benshi baramya, mutagatifu Valentine. Imana ifasha abantu b'Imana kugira ngo bahishurirwe n'ubuntu bw'Imana. Hari ikindi kintu gimaze iminsi gihise, Christmas, umunsi wa Noheli. Ese umunsi wa Noheli waje uti? Umunsi wa Noheli ukomoka. Ukunda kubona abantu bafite ibishushanyo bimeze gutya, bafite ibirugu, bafite igiti cya Christmas, cyitwa Christmas tree, maze washakaho icyo bishushanya, ugashaka icyo byabirengurizamo mu kuvuka kwa Yesu, nk'uko bamwe babyibwira ko ari umunsi wo kuvuka kwa Yesu, ukakibura. Mbese kiriya giti nicyo Yesu Kristo? Mbese biriya bishushanyo biriho bishushanya Yesu? Oya rwose. Ahubwo genda wiga amateka, uziga iby'undi mugabo witwa Santa Claus cyangwa se Saint Nicolas. Niko amazina ye, bamwe bamuzi nka Santa Claus, abandi bamuzi nka Saint Nicolas. Uyu Saint Nicolas se ni muntu ki? Ni umuntu wabayeho kera, nawe ni mutagatifu. Ni umutagatifu. Yarapfuye. Abanyarwanda bakuvuga yuko ari kwiragiza abazimu, kubera ko kwiragiza abantu bapfuye ubundi mu muco wa Kinyarwanda ni abazimu. Abantu benshi basenga abatagatifu batabizi. Bajya kuramya abazimu nk'uko Abanyarwanda bahoze babigenza. Iyi nayo ni inzoga y'i Babuloni, kubera yuko uritegereje kiriya gishushanyo ntabwo wabona Yesu. Ndajya kubwira ko amateka ya kera mu gihe gihise, nakuriye muri regiyo y'abaprotestanti cyane, abapresbyterienne. Twajyaga tujya muri Noheli y'abana yabaga kuri 24 tuyishimiye cyane, ariko byibuze ho habonekaga igishushanyo kigaragaza ko Yesu yavutse. Ugasanga twakoze ikirugu kigaragaza umwana uryamye mu muvure w'inka nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ariko uyu munsi byaraheze, nta kirugu kikibaho, ahubwo hariho Christmas tree. Bataka ibishushanyo bagashyiraho amatara abengerana, maze ibirori bikaba. Ndagira ngo mubwire yuko burya Imana ntabwo yishima kuri 25. Ibyishimo byayo ntabwo biba ari byinshi, ahubwo irababara, kubera ko abantu nibwo bakora ibyaha byinshi, abantu nibwo banywa inzoga nyinshi, abantu nibwo basinda cyane, abantu nibwo basambana, bahana impano z'iminsi mikuru, kubera yuko isi yamaze kwangirika nyine. Na polisi bifite akazi kadasanzwe. Polisi bifite akazi ku munsi wa Noheli, kubera yuko nibwo abasinzi baba bakajije umurego, ku buryo impanuka nibwo ziba ari nyinshi, impfu nyinshi ziraba kuri uwo munsi. Mbega akaga gakomeye cyane. Mbega ukuntu abantu banyoye inzoga z'i Babuloni. Imana itabara ubwoko bwayo. Ariko si uyu munsi wa Noheli ukomoka ku ijambo ry'Imana ryatubwiye ko dukwiye kwibuka Yesu. Genda usome urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 23 kugeza 25. Hari amakuru akomeye cyane Pawulo yabwiye Abakorinto. Arababwira ati, nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya ni iki ngiki, ibindi ntabwo mbizi, nicyo nabahaye namwe, yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima akawushimira, akawumanyagura, akavuga ati, uyu ni umubiri wanjye watangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. Nuko Yesu Kristo yifuje ko tuzatwibuka iby'imibereho ye yagiriye hano ku isi. Nuko tuzajya tumanyura umutsima, tugasangira ifunguro ryera cyangwa se igaburo ryera bitewe n'uko mubyita.
nshuti y'Imana. Ni uko nguko n'igikombe akigenza atyo, bamaze kurya ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye, mujye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Burya abantu iyo basangirira ku ifunguro ryera basangira umutsima na divayi bishushanya Yesu, baba bibuka Yesu Kristo. Nubwo buryo bazirikana icyo yabakoreye, nubwo buryo bazirikana ko yaje mu isi akabacunga. Erega burya hari ikintu ukwiriye kumenya, agaciro gakomeye ntabwo ari ukuvuka kwa Yesu, agaciro gakomeye ni urupfu rwa Yesu no kuzuka kwe. Kuko burya Yesu Kristo nubwo yavutse nyine, ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya mbere, Yohana igice cya mbere, nkundira nsoma no magambo bashe gusobanura ko Yesu Kristo burya ntabwo ari kiriya gihe yari abayeho, ahubwo yahozeho kera, yahozeho, yaje mube. Ijambo ry'Imana niko rivuga. Murongo wa mbere avuga ngo, Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere, mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi ijambo yari Imana, uyahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose burya niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Uwo ni Yesu Kristo. Muri uwo harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Murongo wa 10, yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenye. Murongo wa 11 niwo nashakaga, yaje mu bye ariko abe ntibamwemeye. Burya Yesu yari yasuye isi, kandi yari yaje kuri misiyo idasanzwe kugira ngo amene amaraso ahongerera ibyaha by'abari mu isi. Bana ihabwe icyubahiro ku bwa Yesu Kristo. Burya rero Yesu yifuje ko tuzirikana urupfu rwe, maze ashyiraho umuhango w'ifunguro rye, umuhango wo kuzirikana urupfu yadupfiye. Ariko ibijyanye no kuvuka kwa Yesu, ndagira ngo mvuge ko tutazi n'itariki Yesu yavukiyeho. Ntabwo Yesu yavutse kuri 25 z'ukwezi kwa 12 nk'uko wabyibwiye. Oya rwose, ntabwo ibyo ngibyo ari byo. Bibiliya ntabwo yabihamije, abanyamateka ntibabivuze, ndetse bamwe bibwira yuko Yesu yaba yaravutse mu gihe cy'impeshyi kuruta ko yaba yaravutse mu gihe cy'ukwezi kwa 12. Imana igufashe kugira ngo wongere ugusuzume neza. Ariko abantu banyweye inzoga z'i Babuloni. Ijambo ry'Imana rirabisobanura, kandi amateka nayo arabisobanura. Hari agatabo nkunda cyane kitwa Uruhererekane rw'Abapapa. Ni agatabo kanditswe na Kiliziya Gatolika. Iyo ugeze ku mupapa wa 35, bakubwira ko ari mutagatifu Yuri wa mbere, mutagatifu Julius wa mbere, ngo yavukiye i Roma, atorwa ku ya 6 z'ukwezi kwa 2 muri 337, atanga ku ya 12 z'ukwezi kwa 4 muri 352. Mu Kiliziya y'Iburasirazuba niwe washyize umunsi wa Noheli ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12. Burya ntabwo nyine byahoze ari uko nguko, ahubwo no mutagatifu yaravuze ati kuri 25 z'ukwezi kwa 12 dushyizeho uyu munsi ngo abe ari wo munsi uhinduka uwa Noheli. Nuko byagenze. Ntabwo bikomoka mu nyandiko iyo ari yo yose yera mu ijambo ry'Imana, ntabwo bikomoka mu mateka y'Abisirayeli, oya rwose, ahubwo mutagatifu Julius niwe waje kubikora muri kiriya gihe. Ubusanzwe bawuhimbazaga ryari? Ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere, hamwe n'umunsi wo kwigaragaza kwa Nyagasani. Niwe washyizeho ibijyanye n'ishyinguranyandiko bw'intebe ya Papa, ko ariwe wategetse ko ibikorwa by'abapapa bizajya bishyingurwa. Ibyo ni indi mirimo ikomeye mutagatifu Julius yakoze ku ngoma ye y'ubupapa. None se ubwo bikomotse ku Mana cyangwa bikomotse ku muntu? Ibyo rero twarabisobanukiwe. Ni inzoga z'i Babuloni. Nari ntekereje ibijyanye na Saint Valentin, ntekereza ibijyanye na Christmas, nivugira Saint Nicolas, abatagatifu bapfuye kera bakiri mu gituro, bamwe bizera yuko ari cyo babamarira, ariko izina rya Yesu niryo ryo kwambaza gusa, niryo dukwiriye gukirizwamo. Yesu Kristo yigisha abagisenga ko tuzasenga dusaba Data mu izina rye, ntabwo ari mu izina rya mutagatifu runaka, kuko we ntacyo yadusabira, ahubwo Yesu niwe udusabira ku Mana. Imana ifasha abantu b'Imana kugira ngo basobanukirwe iby'ubu butumwa, basobanukirwe iby'inzoga y'i Babuloni, kugira ngo ahari babashe kwiruka babe abana b'Imana mu buryo bwuzuye, kandi bishimire kugendera mu mucyo bahawe. Reka nigarukire muri Daniel ibice 6 bibanza ya mateka twavugaga. Hasobanura iki?
nubwo dukunze kureba igitabo cya Daniel mu cyerekezo cyo kwima no guhanguka k'ubwami butandukanye hamwe n'urubanza yewe no gutabarwa kw'abantu b'Imana mu gihe giheruka, kenshi ni icyo ngicyo kitujyana muri Daniel. Tujyamo tugiye kureba iby'ubuhanuzi bwerekeye kwima no guhanguka k'ubwami butandukanye nk'uko bwakurikiranye, kandi tukajya kureba n'iby'urubanza kagenzuzi rugomba kuza ndetse no gutabarwa k'ubwoko bw'Imana kuri hafi. Kenshi nibyo bitujyana mu gitabo cya Daniel, ariko kandi igitabo cya Daniel kinaduha ingero z'ibyo buri muntu ku giti cye ashobora gukora yitegura ibigeragezo no gutotezwa igihe icyo ari cyo cyose byatugeraho. Uwo niwo mugambi twamazemo igihe twiga amateka y'ubuhari yaboneka mu gitabo cya Daniel, uhereye mu gice cya mbere kugeza icya gatandatu. Hari ikintu biduhishurira gikomeye, biduha ingero. Buri muntu ku giti cye, ntabwo ari kuri rusange, ashobora gukora yitegura ibigeragezo no gutotezwa igihe icyo ari cyo cyose byatugereraho. Icyo ni ikintu cya mbere twabonye, kandi ndagira ngo mbishimangire kugira ngo abantu b'Imana bakomeze gushaka ingero mu byabaye mu mateka ya Saduraka, Meshaki na Abedenego na Daniel, kugira ngo bamwigireho uko bakwiriye kubana n'Imana no kugira imyiteguro ishyitse bitegura ikigeragezo. Wabyitegura ute? Ni mu kwirinda, ni mu gusenga, ni mu gusabana n'Imana. Umugabane w'amateka w'igitabo cya Daniel nk'uko uboneka mu bice 6 bibanza tumazeho igihe, utubwira ibyabaye ku bantu b'Imana b'indahemuka ari bo Daniel, Hananiya, Mishayeli na Azariya, biyemeje kuba mu ruhande rw'Imana mu gihugu cy'abapagani, batitaye ku kaga byabazanira, biyemeje kugendera ku ihame ry'abari mu ngoma y'ijuru rivuga ngo uku niko Uwiteka avuga. Kandi muri uko gufata icyemezo kidakebakeba cyo komatana n'Imana, nayo yabatereranye, yabanaga nabo kuri buri ntambwe yose bateraga, barayubashye nayo irabubahisha. Icyo twarabibonye, kandi Imana yiteguye kongera kubikora no ku bantu b'Imana bazemera ino principe. Uko niko Uwiteka avuga. Imana ifasha abantu b'Imana kugira ngo twigire kuri Daniel, Saduraka, Meshaki na Abedenego. Mu gusesengura aya mateka y'ibyabaye, igihe tumaze tubireba, tubonamo ihame ry'umunyabwenge rivuga ngo ibyahozeho nibyo bizongera kubaho. Ni uko nguko nise icyigisho cy'uyu munsi. Iri hame rikwiriye kuzirikanwa n'abantu b'Imana. Ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa. Burya nta cyandutse munsi y'ijuru, niko umugaragu w'Imana Salomo yabivuze, maze abyandika mu Mubwiriza igice cya mbere umurongo wa 10. Ikigeragezo gikomeye gishingiye ku kumvira amategeko y'Imana abasore batatu, Hananiya, Mishayeli na Azariya, bahuye nacyo nk'uko twakibonye muri Daniel igice cya 3, ndetse n'icyo Daniel yahuye nacyo hanyuma nk'uko twakibonye muri Daniel igice cya 6. Icyo nicyo kigeragezo tugiye gusakirana nacyo imbere yacu. Tukabavuga yuko turi abo mu rubyaro rw'umugore basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Nuko rero ibyahozeho nibyo bizongera kubaho. Nuko abantu b'Imana bakwiye kugira imyiteguro kandi bakamenya uko bakwiye kwifata imbere y'icyo kigeragezo nk'uko abagaragu b'Imana babigenje. Bari Abaheburayo b'intungane, bari abantu bagira ibyo bararikira nkatwe burya. Nyamara nubwo bari mu bibashuka by'ibwami i Babuloni, bahagaze bashikamye bitewe n'uko bari bishingikirije ku mbaraga itarondorwa. Ishyanga ry'abapagani ryabonyemo icyitegererezo cy'ubugwaneza n'ineza by'Imana, ndetse ribabonamo icyitegererezo cy'urukundo rwa Kristo. Genda urebe ibyabaye ku mwami ukomeye Nebukadinezari. Yitegereje imibereho ya Daniel, yitegereza imibereho ya Saduraka, Meshaki na Abedenego, kandi byamugejeje ku guhinduka kuzuye nubwo byanyuze mu nzira ndende. Ntabwo se wumvise n'ubuhamya bw'umwamikazi, umugore wa Nebukadinezari, ari we nyina wa Berushaza nk'uko twabibonye, umugabekazi mu gihe cya Berushaza, avuga ati hari umuntu w'Imana kandi yabagamo n'umwuka w'Imana. Abantu basobanukiwe n'Imana bitegereje Saduraka, Meshaki, Abedenego ndetse na Daniel. Bagaragaje Imana, baba ambasaderi beza, kandi ndamye yuko abantu benshi bahindukiriye Yesu, bahindukirira Imana, harimo n'umwami umwe. Abandi ntabwo tubazi, ariko barahari ibyo ari byo byose. Ibyababayeho rero tubibonamo urugero rw'uko ihame ryatsinze igishuko.
Imana ihabwe icyubahiro. Burya ujye ugendera ku mahame mvajuru, kandi ubutungane bwatsinze kwangirika mu mico, kandi kwiyegurira Imana no kuyibera indahemuka byatsinze guhakana Imana no gusenga ibigirwamana, maze abantu bamenya ukuri mvajuru, bamenya Imana nyamana, umuremyi w'ijuru n'isi. Imana ihabwe icyubahiro. Nanone tubwirwa iby'irimbuka rya Babuloni. Aya ni amakuru y'ingenzi turi kureba. Icyitegererezo nyakuri cyo kurimbuka kwa Babuloni y'iby'umwuka iganje muri iki gihe. Amagambo nshaka kuzirikana: ubwoko bw'Imana burarakirwa kuburira isi mu mbaraga ikomeye ko iyi Babuloni iguye, kandi abakunda Imana bose bagomba kuyisohokamo. Ayo makuru twayaganiriyeho. Ubu ni bwo butumwa buheruka bwo gusarura isi, kugira ngo Abisirayeli bave mu bunyage maze batahe gakondo yabo. Ndagira ngo mubwire ikintu tutavuzeho. Ndagira ngo mubwire yuko igihe ubwami bwa Medi n'Abaperesi bwari bumaze kwimikwa, nicyo gihe Kuro umwami w'Ubuperesi yatangaje itangazo ry'uko abantu b'Imana bagomba kuva i Babuloni bagasubira mu gihugu cyabo i Yerusalemu. Mbese niki cyatuma tutavuga iyi nkuru y'uko Babuloni igiye kugwa, kugira ngo abantu b'Imana bave muri ino si y'ubunyage batahe iwabo i Siyoni? Imana ifasha abantu b'Imana kugira ngo bamenye ubu butumwa, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami bugomba kubwirizwa ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwize, maze Yesu Kristo aducyure. Kuba umuntu agaragaza gutwarwa cyane mu by'umwuka mu buryo budasanzwe si byo gihamya kidakuka cyerekana ko ari umukristo. Iri nacyo ni icyitonderwa nshaka abantu b'Imana tuzirikana muri aka kanya. Kuba umuntu agaragaza gutwarwa cyane mu by'umwuka mu buryo budasanzwe si byo gihamya kidakuka cyerekana ko uyu muntu ari umukristo. Dushobora kubona abantu bagenda mu gihe cy'umuco nyine, ari abantu bashikamye, abantu bazi kuvuga neza, abantu b'intyoza mu by'Imana, ariko ntabwo ari icyo gihamya ko umuntu ari umukristo. Ubutungane si ugutwarwa, ahubwo ubutungane ni ukwegurira Imana ubushake bwacu bwose, kandi twabonye ko abantu b'Imana bakwiye kuyegurira muri iki gihe tumaze. Ni ukubeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana, ni ugukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka, ni ukwiringira Imana mu bigeragezo, mu mwijima kimwe no mu mucyo, ni ukugendera mu kwizera atari mu bigaragarira amaso, ahubwo ni ukwishingikiriza ku Mana tuyiringiye tudashidikanya kandi duturije mu rukundo rwayo. Mbese iyi mibereho twayibonye muri ba basore bane, ni uko nguko dukwiriye kubaho. Na wundi gutwarwa, kuboneka mu nsengero, kuboneka mu tubwiriza, ntabwo ari ibyo ngibyo ijuru rikeneye, ahubwo rikeneye imibereho yahindutse, rikeneye imibereho yo kwirinda, rikeneye imibereho yo gusenga, rikeneye imibereho yo gushikama ku isano dufitanye n'Imana, bona nubwo byasaba gupfa. Imana ishoboza ubwoko bwayo. Ugeza ku musozo, Yesu niwe uhamagara, aravuga ati: mpagaze ku rugi ndakomanga, kugira ngo ngirane isano nawe, kugira ngo nkuganize nk'uko naganirizaga Daniyeli, kugira ngo mbane nawe nk'uko nabanaga na Saduraka, Meshaki na Abedenego, kugira ngo nguhe imbaraga yo gutsinda, kugira ngo nguhe ukwizera kutajegajega, kugira ngo nguhe ibyiringiro bizima, kugira ngo nguhe gushikama haba mu mucyo ndetse no mu gihe cy'imvura, mu mwijima ndetse no mu gihe cy'umucyo. Imana ihe abantu b'Imana kumvira rika rya Yesu. Byashubije icya 3:20. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu wese niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Maze Yohana wanditse ibyahishuwe yongera kwandika urwandiko rwa Yohana rwa mbere, igice cya 5:12, aravuga ati: ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, naho udafite umwana w'Imana burya nta bugingo aba afite. Ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Mbese mufite Yesu, burya mufite ubugingo buhoraho, mubimenye mudashidikanya. Icyama ngo mwakire Yesu na mutaramwakira, kandi icyama ngo mugundire niba mwaramaze kujyamo. Rero kumamo niko abantu b'Imana baririmbye indirimbo yogeye mu Rwanda. Abantu sinabandi ku ipaji 91. Bavandimwe ba Kristo, hari icyo mukwiriye kuzirikana. Satani azi intege nke zanyu, bityo rero nimwomatane na Yesu,
nimwomatane na Yesu nk'uko Yesu abahamagara avuga ati nimukingure dusangire ngumane nawe. Nimwomatane na Yesu kubwo gushikama mu rukundo rw'Imana, mubasha gutsinda ikigeragezo cyose. Gucyanuka kwa Kristo konyine niko gushobora kubaha imbaraga zo guhagarika umuraba w'ibibi ugenda wararika isi. Mushyire ukwizera mu byo muhura nabyo. Ukwizera burya koroshya umutwaro wose kandi kukaruhura umuruho. Ibyo mubona ubu by'amayobera mushobora kubikemura kubwo gukomeza kwiringira Imana. Kubwo kwizera mugendere mu nzira Imana iberetse, mudashidikanya yuko ari inzira y'ukuri. Yesu niwe ubabwira ngo nimunyure mu nzira ifunganye, kandi dore ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Kandi umunyezaburi nakomeje kuvuga wa 23 aravuga ati naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya kuko ndi kumwe n'Imana. Nuko rero buryo kwizera koroshya umutwaro wose kandi kukaruhura umuruho. Ibyo mubona by'amayobera mushobora kubikemura kubwo gukomeza kwiringira Imana. Kubwo kwizera mugendere mu nzira Imana iberetse. Ibigeragezo bizaza koko, ariko mukomeze mubyemere. Ibi bizakomeza ukwizera kwanyu kandi bibatunganyirize gukora umurimo. Amagambo agaragara cyane. Ibyabayeho mu mateka yera biranditswe, nyamara atari ukugira ngo tubashe kubisoma no kubitangarira gusa, ahubwo byandikiwe kugira ngo kwizera kwakoreraga mu bantu b'Imana ba kera kubashe no gukorera muri twe. Uwo ni wo mugambi w'igitabo cya Daniyeli umugabane wa mbere w'ibyabaye ku basore batatu ndetse na Daniyeli wa 4. Igihe cyose hariho imitima y'abantu bafite ukwizera bagomba kuba imiyoboro yo kugaragaza. Igihe cyose hariho imitima y'abantu bafite kwizera, abo bantu bahinduka imiyoboro yo kugaragarizamo ububasha bw'Imana. Ntabwo muri iki gihe Imana izakora mu buryo buciye munsi y'uko yakoraga. Imana irifuza abantu ikoramo ibitangaza ngo bayigaragaze kandi bayihamye nk'uko babasore byagenze. Burya kandi Imana irashaka guhamiriza abatuye isi igihe isi yose yashikamiye abo bantu kugira ngo igaragaze yuko ari abahe. Imana ifasha abantu b'Imana kugira ngo duhagarare no mu kigeragezo, kugira ngo Imana ikore nk'uko yakoraga. Amagambo nsorezaho, ntambara ikomeye ku ipaje ya 14. Mu ntambara ikomeye iheruka, iyi ngiyi turimo kwinjiramo kandi igiye gukara vuba bidatinze, Satani azakoresha amatwara nk'ayo twabonye yakoresheje muri Babuloni ya kera, uhereye muri Daniyeli igice cya 1 kugeza Daniyeli igice cya 6. Agaragaza uwo mutima w'ubugome kandi aharanire kugera kuri izo ntego ze nk'uko yabigenje mu bihe byashize. Ibyabayeho kera nibyo bizongera bibeho, uretse ko intambara yo mu gihe kizazayo izagaragaramo akaga gakaze iyi si itigeze inyuramo mbere hose. Ubushukanyi bwa Satani buzarushaho kubamo ubucakura, kandi azarushaho kugaba ibitero bye mu buryo bwimazeyo kugira ngo abone uko ayobya n'intore niba bishoboka. Aya ni amakuru abagenzi bakwiriye kumenya, kandi ubwo bamenye ibi ngibi barahirwa. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwo mumenye ibi murahirwa niba mwemera kugenda nk'uko abantu b'Imana bagendaga mu gihe cyo kugeragezwa ndetse no kwitegura ibigiye kubaho. Imana ishoboza abantu bayo mu izina rya Yesu. Dusoje umugabane w'amateka, tugiye kugera mu mugabane w'ubuhanuzi. Birakomeye rero, tugiye kwinjira mu gika gikomeye ndetse kidasobanukira benshi. Ndakuraritse mu izina rya Yesu kandi ngusaba cya kindi nabanje kugusaba kugira ngo mfashe kujyana buno butumwa. Mana ibigushoboze mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Data wa twese uhoraho, turagushimiye ko wakomeje kubana natwe kugeza uyu munsi. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kuri uyu munsi wa 14 mu rugendo rw'iminsi 28 turangije kimwe cya 2. Tugiye kwinjira mu kindi gice cya 2 ndetse igice kijyanye n'ubuhanuzi. Ntabwo dufite ubwenge bwabasha kubisobanukirwa, ariko wavuze ko ijambo ryawe rizisobanuka. Reka Mwuka Wera azabane natwe mu gika tugiye kwinjiramo, kandi iki gika nacyo turangije gikomeze kutubera inkomezi ngo kidutegurire kuzagara dushikamye ubwo ubuhanuzi butarasohora buri hafi gusohora ndetse busohora umunsi ku munsi. Niko gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Uwiteka akomeze kubana nawe mu izina rya Yesu. Amen.